zikomeje kubyara amahari nyuma y'uko abo bombi basohoye indirimbo umunsi umwe, The Ben ndetse na Bruce Melody. Ubu noneho ikiri kuvugwa cyane nta mashusho ari kugaragara mu ndirimbo nshyashya ya Bruce Melody iyo foto nk'uko byari byatangajwe n'uyu The Ben. Yari yatangaje ko kuwa gatanu tariki 27 z'ukwa 9 2024 azashyira indirimbo hanze yise Print. Muri iyo minsi itarenze ngahe uyu Bruce Melody nawe yahise ashyira hanze post ivuga ko agiye gushyira indirimbo hanze yise iyo foto yafatanyije n'umugabo bise Ben wamamaye muri Sauti Sol. Indirimbo nk'abafana twarazitegereje uyu munsi ku itariki 27 z'ukwa 9 2024 kwa gatanu ahagana saa sita z'amanywa. Indirimbo ya Bruce Melody yaje kuba yasohoka ndetse n'indirimbo ya The Ben yaje kuba yasohoka, ariko igitangaje ni icyaje mu mashusho y'indirimbo iyo foto ya Bruce Melody. Nk'uko uri kubibona ni amashusho yiganye ya The Ben yigize kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga bikanavugwa cyane koko. Igihe The Ben yagaragaraga mu mashusho ari gukurura ishanga y'umukobwa bari barimo kwifotoza ubwo yari yitabiriye igitaramo, ibyo byaje gutitiza imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda. Biravugwa koko aya mashusho akijya hanze bahavuze ko uyu Bruce Melody ari gushotora The Ben Erika arihangana mushoraho. Ibyo ni ibivugwa n'abafana. Byagenze gute ngo uyu Bruce Melody acunge The Ben agiye gushyira indirimbo hanze ngahita asohorana amashusho ameze utya yongera ibutsa abafana ibya kera byarangiye twibagiwe? Byari kuko byumva muri comment. Iri ni ihangana rikomeye hagati y'abo bagabo bombi. Nk'uko uri kubibona neza uyu Bruce Melody yashatse umukobwa ufite igihagararo nk'icyo wa mukobwa The Ben yakuriye ishanga. Nk'uko The Ben yakuriye ishanga, Bruce Melody nawe yakuriye ishanga. Umukobwa agigenda arongera ahindukira bavuganaho gato na Bruce Melody niko yabigenje abikora mu mashusho. Nk'ibisanzwe abahanzi dufite bakuru bafite hit muri iyi minsi twita ko aribo bakuru dufite mu Rwanda banakomeye ahubwo nibo bahanganye. Isubo ni beef ya nyayo. Ni gute uyu Bruce Melody yamenye ko The Ben enda gushyira indirimbo hanze? Uyu Bruce Melody nawe agahita ategura amashusho ameze kuriya agakora indirimbo imeze kuriya, aho nta kintu wumvamo. Isubo ni beef ya nyayo cyangwa n'ibintu baba bapanze kugira ngo ibihangano byabo nibijya hanze bikomeye bivugwe mu itangazamakuru kubera story byasohokanye nazo? Ufite uko byumva uze kubyenda byari kuko byumva muri comment. Kandi nawe ndagushishikariza kujya kurabira bihangano. Ni indirimbo nziza cyane. Indirimbo ya The Ben ni indirimbo nziza. Indirimbo ya Bruce Melody nayo ni indirimbo nziza ifite amashusho meza. Ni indirimbo ya The Ben ni indirimbo ifite melody nziza nta karirimbo ko kumva. Ni indirimbo ya Bruce Melody ni indirimbo ifite umuziki ukomeye. Izi zose uko nzikubwiye ziri ku mbuga nkoranyambaga z'aba bagabo zasohokeye umunsi umwe nubwo zasohokanye agashya kadasanzwe. Izi ndirimbo zose uko nzikubwiye ziri ku mbuga nkoranyambaga z'aba bagabo, nawe waza kugenda ukazumva. Ni indirimbo nziza cyane. Njye bakugezaga na update nitwa Jean Paul TV Show. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro ntugende udakanda subscribe ukande kuri iyo nzira tujya tubana buri munsi. Kandi update nkwa nimba uzikunze ntukagenda udakanze like. Nimba iyi nkuru yikunze ntukagenda utayihaye bagenzi ngo uze gukora share. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.